hanyuma uyu muganga rero mumbwireho ni muto ariko nabonye ibyo afite bikomeye mumbwireho bari wumbwireho cyane nkuko yabivuze ubu nayimuzaniye mukuru nabivuze kenshi jewe ndavura isi yose iranzi nemewe n'urugaga byangombwa ndabifite hari n'ushidikanya namba se n'ufite amakuru atari meza kuri jewe ko wabivuze yajya kutangaza amakuru akanyomoza ibyo navuze ko atari byo. Jewe nitwa Nzigamasaba Juvenal myaka 74 yego n'ubwo hiyo nk'ubu nayimuzaniye mukuru ana akantu bita kamaramahanno nk'umuntu wagize ibyago aragahekenya noneho baba wagize ibyago gute wapfushije nk'umuntu yapfushije nk'ababyeyi yapfushije nk'iki cyangwa inkuba yakubise noneho kuko hari gihe bahatora urukwi rukanduza abantu bagahumana kera baraterekeraga urabizi bigatuma bakabaga inka bakabaga amahene bagahereza bya bizimu by'iwabo ari nako banatera ibyuhagiro ariko banatera ibyuhagiro icyo gihe rero uraza nkagufasha ufite icyo kibazo kutabyara ko bakoroze kandi tukiri hano ntekereza ko abantu bagiye bagira iyo miryango igira ibyo bintu birakoma bikabakurikirana hari n'abatuye muri ako gace birabakurikirana kubera ko impamvu babakurikirana kera barabikoraga bigeze igihe babivamo abasiza bakera bari bazi ko babikoraga babishira mu bana babo batazi ibyo bari kubashiramo ibyo ari byo kugeza ubu rero niho ugera mu miryango imwe n'imwe ugasanga bari kuvuga bati iwacu baraterekeraga hari ibintu biza bikadufata kumva umuntu ngarwara igicuri kidakira kumva umuntu ngo ngahora yiyahuza inzoga ugasanga afite ibintu bimukoresha bimubamo bikamukoresha bimubamo byo mu miryango baterekeraga kera bakoreshaga bagatanga ayo mayoga bagatanga ayo matungo kubona umuntu yigize igihararumbu ku musozi ariko atari ari bya bindi bimukukira mu byo miryango ye wabo ndibuka ko hari n'ibyo bajyaga bagira nyine wabuje nko kwivuzayo ugasiga imbuto n'amafaranga byo bita amaturo ntago ari amaturo ubundi ariya babyitaga inzoga y'abasaza ni inzoga y'abasaza kera bafataga agacuma bamara gufata agacuma kusokuru yabigenzaga agahamagara ibyo bita gushika agahamagara yamara guhamagara ugasiga inzoga y'abasaza ugasiga itabu ugasiga ubuki ugasiga imbuto ukagenda noneho wamara kwivuza wamara gukira ukaza gushimira sogokuru ukamuzanira nk'inka ukamuzanira nk'ihene nuko babigenzaga ibyo tubonye ko ibyo byitwa twavuze ko ari ibiki ibyo birwara bituruka kuri ibyo ngibyo cyane namara n'ibintu ni imyuka mibi bihuhera n'ibintu by'amarozi gutyo yego noneho turebe indi ndwara rero mbona uvuga ngo mvura amarozi y'amategano amatamikano amahuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kutabyara ndagufasha ariko ntago mvura ubugumba mvura uwarozwe kubera kutabyara icyo gihe rero kugira ngo nze kumenya ko bakuroze hari benshi batabyara kubera ko bavutse ari ibiremba namba se ko mubiri wabo bategeka ariko bimereye icyo gihe uraza nkagusuzuma nkareba ko bakuroze koko nasanga barakuroze nkaguha imiti nasanga batarakuroze nkakubwira ukajya kwa muganga kenshi nkunze gusubizwa n'abantu baje kwivuza hano iwanjye nge mbere ko ngusuzuma umanza kunyereka yo kwa muganga karebe se muganga nibe bizamini yagufatiye nabo n'ibizamini wa kizungu namara ko n'ibizamini yagufatiye kuko nta kibazo ufite namba se ko ufite ikibazo hari gibura mu mubiri wawe nkagutiye gusura kwa muganga nabona ndagufasha mfite imiti nkoresha hano nkagufasha ikibazo kigakemuka ibyo ni ibirozi bitegano n'ibindi ni ibirozi by'ibitegano bihuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ibyo ndagufasha gutabyara ko bakuroze no gucuruza ntibigende uracuruza bikanga rwose uraza nkaguha umuti ibyo se ko byeze ko hari ucuruza ahubwo ejo akimuka mu iduka yakoreragamo akajya ngo rindi bikaka akakubita hino ko ibyo byeze cyane ahubwo ugasanga umuntu akubise imyaka 20 atarafata ku mafaranga ni hahandi ubucuruzanya n'umuntu wamara gucuruzanya n'umuntu ukabona umuntu ibyo biri kugenda bya biri kwanga ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana mu murima w'umuntu uhebye biri kwanga akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 500 uhebye biranze ryo barakuroze bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi noneho kakani icyo kintu ndashaka kugisobanura aho inkuba yakubise bakahatora urukwi bakarucana rugahita rwanduza abantu bari muri iyo nzu neza ako rero noneho iyo umuntu yamaze gupfusha warakaryaho
buko bikaba birarangiye amahana aramushe. ubu ushatse kuvuga ko umuntu ashobora gupfa kubw'ibintu runaka by'ibitegano wenda biri mu muryango noneho yakarya rero bikamuvaho umuryango wose umuryango wose uryaho kitwa mukuru. ubwo se twakagereranya n'akatsi n'akazi n'akakatsi ubundi kagira n'amata hejuru ku ntuza kababi kaho yego ariko mu butaka kera hasi mu butaka sinzi nimbuzi ikintu bita uruhombo impombo urazizi bati bahinga mu mashinge ako nako rero kava mu butaka mukuru none rero ubwo wari ukamuzaniye ngo akagure kuko hari igihe agakenera ahantu igihe akenera undi muti nk'ufite ukawumuha ko muze nzagusura nagira ngo tuganire kuri uyu nzagusura nguhe ikiganiro cyawe cyihariye ayo mateka waretse ukazayama nashakaga umbwire kuri uyu kuko mbashaka ubuhamya shyira abanyarwanda uyu rwose arakora pe kubaka ahangaha niwe wahiyubakiye bitewe n'inkunga abantu bagenda bamuha z'ubwo buvuzi bwe wadukoreye neza umuntu akaza ati nzaguha inka wamvuriye umuntu azibonye afite inka nziza uyu mugabo yego akaza ati nzaguha gatama nzaguha inkunga nzaguha udufaranga kubera ko nanjye wangiriye akamaro yego muze ndagushimiye nzagusura ku giti cyawe twari tuganira n'uyu musaza nshaka ubuhamya bw'uyu mugabo muto ariko inganzo y'umuco n'ubuvuzi ngo biva kwa sekuruza none arabikurikirana nawe yarabikurikiranye ndagushimiye mubyeyi urakoze cyane namwe murakoze.